gatoya reka nkubwire uyu muntu witwa Kazungu Claver atangiye kubindyarya kuri Samu Karenzi umva nkubwire nibwo nabonye no hatamushyikiye agaceceka ntagire ikintu kimwe avuga ibaze kugira ngo Karenzi atange operation ingana kuri acecetse yasekaga gusa arimo arumva ngo nuko arangije ngo sinabyumvise ngo Karenzi ngo nsubiriramo wumvise Rikari ashaka gusubiramo Karenzi abona ko Rikari abona ko Kazungu yigije nkana abwo atariko ibyo twabivuze byarangiye yewe na Lorenzo yazaga avuga ngo byarangiye Karenzi gato kabwira Kazungu Claver ariko umva nkubwire nawe uri Kazungu urumva barabagabo mani ibintu bari gupfa ngiye buri Kazungu hamwe ndi kujya mwumva mani gaku uburyo ibaze ufite boss wawe ukumva gari gupfa n'umuntu ngo miliyoni 6 ari boss kandi ari umupioneer isi yose igihugu cyose kimwemera ubusebyo n'ubazi kwivugamo iki kandi gakuru Kazungu rega n'umusini ya mani erega gatoya ikibazo nagaruka Kazungu atari umusini ngewe ikintu cyantangaje nukuba yabyumva erega atandukanye kuba wumvaga ikintu ukagaruka wigize nyoni nyinshi ngo ntiwabyumvise ngo munsubiriremo mwago ndikumvaga ikibazo kiri uretse nkubaze wemera ko Samu Karenzi ari umwana kuri Kazungu iyi ni mutoya kuri Kazungu niyo mpamvu rero nubwo ari muto azi kumakinga amafaranga muri ibi bintu kuruta Kazungu hoya ni kofi nibanganye Karenzi ayirusha Kazungu noneho reba igihe Kazungu yazi uzi ko Kazungu yagiye kuri radio Karenzi akiriza muri za kaminuza hoya rega ibyo ngibyo Marcus Kabaga abunga afite imyaka ingana nyara abakire benshi rega gatoya tandukanye uwo mwuga sibyo icyo ni ukubwira wivuga ngo umwe ni muto ngo kwera ko umwe ngari mukuru oya kuza mu kibuga kukirwanga kwemera ukuri Kazungu yageze mu kibuga mbere ya Karenzi ndabyemera Karenzi aza nyuma ariko ahita namurusha ryo kumakinga amafaranga muri icyo kibuga ndabyemera nyibyo ni ukubwira nicyo nkubwira nanjye oya icyo siragihakanye icyo ni ukubwira n'iki ngiki ntago wafata urumva umuntu nka Kazungu ngo uvuge ngo agomba kwirirwa yirukanga inyuma y'urwana urukora umurusha amafaranga kubera iki si boss wese ni boss wese namuhemba se Kazungu icyo ashinzwe nagashinzwe kuza kumena Saturdayo no kwivanga mu bibazo bya Kazungu icyo ashinzwe kuvuga n'umupira ukumva umupira wabaye ariko se akaza kigiza nyoni nyinshi cyane bire ni ibibazo bya akagaragaza ko atabyumvise muri buri abanza umve bire ni ibibazo bya Tadeyo na Samu Karenzi naga ari ibibazo urumva bya Kazungu na Karenzi na Tadeyo oya niba nibahangane urumva basakuza ibyo basa erega bira byana by'ibitinganye cya Lorenzo urumva urukete umuntu umutinganye uretse se jureka dukora ikiganiro neza tudatongana ntabwo turi wita umuntu umutinganye gute mwaratinganyeho jese umutinganye mwese niba utari umutinganye rero ukaba nta video ugaragaza kandi abatinganye bagenzi babivuga asa abo ni bande bandi bamutinze mu munuza oya ntabo nuko umusebya bisa uru ruganda niko rumera mwana uyu umuntu azamuka ko batavuze Karenzi ko batavuze Kenisi ko batavuze Tom Close bakavuga uri sharika nkubwire ntago bari kuvuga abo bagabo abo ni abagabo barashatse biragaragara abasore benshi batagirizwa ibyo ni bande ko abasore benshi bavuga ibyo bintu nkakakara ko wari 55 batinga kuko kakira gasore barabikavuga karaga producer kavuyemo karahuye kuko kakira gasore barabikavuga uko Kigali kahunze iki oya berereka ndakubujije berereka oya berereka akuse waye bana karasimbuka ari ibintu uvuga nkumva je namanura mikoro yawe uyimanura iki nasigara ni yanjye ahubwo umva icyo nikubwira Kazungu Claver man buri ahubwo nemeye uramuniga n'umunyamwuga uteye ubwoba ibintu by'ibyana biri gusakuza Samu Karenzi ari gusakuza n'umusaza umuruta urumva none reka bwasaga Kazungu na Batadeyo mani baraziranye bakangana barahurira reka nkubwire hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo umwambi woshya umuheto bitari bujyane sibyo ndahamya ko off mic inyuma ya mikro iki kintu Kazungu atari ko yakwitwara nyine ariko yajegeze oneya nyine aranavuga ngo ibyo bintu ntago narimbizi gato ni gute umuntu umusini nka Kazungu reba umwana muto nka Naisa Lorenzo kimwe na Rikari bamenye ayo makuru Kazungu akaza ngo ntago narimbizi icyo nkubwira ngo nyine biriya ni ibyana natinyemo ni ibyana reka nkubwire Kazungu mani ni nararibonye yabonye ibintu byinshi urumva urwo nawe muta muri duel yo guhanga n'abakuru mani reka bara Batadeyo nabo nagara n'uboroheje mani ariko uzi institution nka Rayon Sport muri cyo gihugu ni ikintu gikaze kuvuga ngo urayifashe urayiyoboye mani ubu uri umuntu ukaze hari ahantu nahantu ugahita umustar reba Paul Muvunyi wahise aho bakira izina uyu munyakayisa data itakura izina amafaranga baranayafite nyine ibyo nyine nkubwira nahantu umuntu wese wese yakifuza kwicara mu iki gihugu
ari ahantu rero kuva umuntu nka Tadeyo aza akahajya nawe ntabwo ari umuntu woroshye rero ubaye uzi ubwenge ubaye uzi ubwenge kandi Tadeyo ni bakuru bafite izindi connection mani za danje barazirusha Karenzi buriya nese Tadeyo yayoboraga Rayon Sport cyangwa Tadeyo ngewe mbona nk'umuyobozi ariko wari ufite abandi bantu bamuri imbere urumva wenda we inyuma yashobora kuvuga akanashyiramo ayo mafaranga ariko imbere hari abandi bantu bamurushaga ijambo oya erega buriya gusa ngewe cyo nkubwira gato ngewe numva ntekereza n'undi ntabwo yabora Rayon Sport utayoborewemo icyo ntekereza Kazungu oya aho ngaho ugiye kuzana iby'ubufana oya nta bufana bya bindi by'abare niba RGB izamo bya bindi by'abare none se ko Rayon Sport yari yabananiye kuyobora nagira ngo bigende bite nibyo nyine nkubwira none se kankubaza bicare barebere Rayon Sport ipfa ibyishimo by'abaturage bigende erega tubyemera ko ifite abafana benshi mu Rwanda nese niyo ikipe yonyine bamakaduru hano mu gihugu urebye pe kubera ko none se Kiyovu ko yagize ibibazo ntibicara bakabyikemurira none se wari wumva RGB ijya muri Kiyovu ngo ijye kwibakemurira ijyemo se Kiyovu inganite Kiyovu abantu babiri naho rero ni abafana batanuzura n'igare sibyo ubwo rero niba Rayon Sport mvambwira abantu b'inyamirambo nitusubire tugiye mu kiryogo bazakumerera nabi cyane baranzi se baranyumva ariko ntibambona abanzi ni bakeya kandi n'abanzi si n'abayovu ariko harimo umuyovu wa muyovu watujyanye kuri makoko ntabwo bakuzura igare wa muyovu watujyanye kuri makoko akajya kuri makoko nawe urayiraje oya si kuri makoko se yari mu biryogo hariya mu marangi umva mbwire gato reka mbwize ukuri sibyo abafana ba Kiyovu ni bake cyane yewe abo bantu ubwabo nese niyo mpamvu RGB nyine itajyamo muri akisa bigiye kugira ute ubu se bari abantu bigira ibibazo bakabikemurira ubu mubaza muri aperi kwaje muri uburozi kuki batagiye uburozi wabwumvise wabubonye bagupenze to bafungiye ibyo ngibyo na amagambo oya nagara amagambo ariko kandi reka niba bwaranaje ko muri aperi yaje mu burozi reka nyine mbikubwiye niba bwaranaje abayobozi bakajyasha banza umve nyine bakabasha kubihandoringa bigakunda icyo gihe ntabwo hajemo no gufungwa yego nyine erega bo ibyo ni ibintu babasha kwikemurira bigakunda sibyo oya bo ni ibintu babasha kwikemurira ahubwo icyo mubwira banza ukemere buriya umuntu wese umuyobozi uyobora iki urasona aperi nariyo ni ibintu utayobora udafite abakuvugiramo bishoboka ntibibaho ngewe gatoya ngereka nkubwire sibyo ko biriya birenze ubwenge bwacu reka nkubwire tugarutse kuri iyi kesi pe mu by'ukuri nge uyu musaza ndabona ari gusaza yanduranye Kazungu uyu musaza Tadeyo yanduranye gute se Kazungu ubwenge yagizemo bwe pe kuba koko yabashije kora akavuga ngo uyu ni Karenzi ni boss sindi umwirengagize ngo mujugunye oya si ntabwo yavuze ngo ni boss oya Kazungu mu bitekereze ye akongera kareba banza wumva akavuga ngo Tadeyo nawe nundi mukire ejo bundi nakenera nawe sindi bumujugunye mu bishaka nagarezo ejo bundi nubara mukeneye akanga guhita afata uranda akavuga ngo nge ntago nabyumvise yewe kanarenza ngo kese ntabwo narinyize hari ahantu nahise ntinyuye umusaza gato uyu musaza ni indyarya erega oya si uburyarya n'ubwenge ubu tumwita umunyabwenge yego cyane umusaza ni indyarya Kazungu aricara akavuga ati uru rwana rwampaye akazi urukumva ndaruruta none guturupeta induta runa mu kagozi mane rigara ahantu bari abasaza ba kera bafite ahantu bahura buriya ubyangu byemera ahantu Tadeyo na Kazungu bakicara bari kuganira ibintu byabo nukuri ko trust me nawe Karenzi yahaza kandi bari n'ibindi bisaza bikuru ariko se kankubaze Karenzi umugira umwana gute n'umwana ntago ari umwana kuri Kazungu n'umwana okay kuri Kazungu ni mutoya ariko nakubwiye no kuri Tadeyo mu buryo bwo kumekinga amafaranga Karenzi ni mukuru cyane ndabyemereye cyo aho rero niba ubwo bwenge Karenzi abufite bunasoneka afite connection iruti ya Kazungu muri football ndabyemera cyane rwose ariko atacyo buretse nkubwira muri aperi ntiyabaye umuvugizi wa aperi icyo kirarenze none se kankubaza nacyo kirakaze nanjye ntabwo nakagere ko Kazungu atari umuntu ariko Karenzi reva amaze kugeraho byonyine gato ubwo bwenge byonyine banza witegereze urebe ngo aha hantu analyse ya football iri mu Rwanda ninde uyihashyize si Karenzi cyakoze cyo ni game change ni game change kuri radio 10 kuri radio 10 umutipe umva n'ubwa mbere nabonye umunyamakuru wazanye uburyo bwo kuvuga amakuru y'imikino radio zose zigakurikira harimo n'iy'igihugu barazaga bakatubwira rezilita gusa barazaga bakavuga rezilita bakigendera Karenzi aza kuri radio 10 azana urukiko yaragiye azana inkoranya we ubwe yabyizeho neza pe azana abantazi banakurikira
yabikoze harya uvuga ngo yari Axel horaho akaba Karenzi ubwe akaba uyu Kazungu akaba na Taifa muri twa duswa iretswe kandi nyuma bageraga bazana Anta akazi kamutunga azi kujomba mutuntu ya operation ubundi mu kintu cyasenye radio 10 operation rimbe abayobozi barajya kujya gukira kwajya kwikubitira imiswagege operation rimbe bakubita kwa nani kwa muswagege kwa window open kwa madirisha afunguye ngo kwa abantu bari bajyanye ariko uri operation uri aho umuceri narayumvise nabwo ntago byabiri kubera mu Rwanda n'ubu njya nsubira inyuma nkajya kumva kiriya kintu igose nukuri kw'Imana biriya bintu man mu Rwanda uri aho umuceri wabonetse biriya bintu byari biteye uriya muceri wari biriya byose rero ni umurongo wa Karenzi ni projet ya Karenzi oya we yarazanye abandi barakurikirana harimo na radio y'igihugu man n'ubu uriya no mujyo w'amakuru y'imikino mu gihe aragenda azana ibyo kuri YouTube tutabizi tutazi ngo esi live yabimeze neza iragenda ihindura ibintu byose birakurikira bose ibi byo vangwa radio Rwanda ngigiraga abantu benshi ngo barayireba ubwo ngo ikingo za BNB reka ni umurongo wa Karenzi yaje araseti buri Karenzi kankubwira nubona ko yaragishinga SKFM nta nigira amara ntafite 200 na icano ibori zabi ya mbere mu Rwanda oya reka nkubwize ukuri ikaruti ya RBA ikaruta ni ya BNB iya BNB bafite shatawu eshatu bafite BNB Sport bafite BNB Kigali buriya bwenge rero nibwo Karenzi akeneye noneho kumenya none uretse ubwira kujya uzanabyemera man hari intambwe iba yaratewe n'abantu tatugomba no kububahira nabonye BNB ubushize wereje na Siri azagura n'abanyamakuru wa Arsenal hariya muri Singapore yani ishoti bateye na RBA ntirabikora ubohereje ujarika imfura nanuzana Kararisa reka ubwize ukuri zarugego Karenzi zarugeraho mu myaka oya erega reka biramusaba urugendo iyi BNB yatangiye kera hari ikintu ugomba kubanza kwiga BNB si umuntu umwe bo barabyemera bayingana n'abantu batatu baraninga state of America sibyo n'abantu nk'abangaye biteranyije kuri radio kandi banabyemera banafite ubushobozi banatangiye kera ariko urubuka kari inyuma gato ya covid muri covid aho ntago hari muri covid ndabyihafa ubu tuvugana covid yaje 2020 huzuye ubu tuvugana ku 2019 ubu turi 2026 aho nomuzi imyaka 6 bakora barasetinze ikibuga baragifite cyane uza amaparitema bubatse barabona barakomeye barashimuse ibase kuri flash ugashimutayo barashimuse abanyamakuru abeza bashoboka batatu ba flash kandi abeza bashoboka harya uretse hari batwaye harya na Siri yaravuye kuri flash hari arani ruberwa arani wese yakora oya arani ni kuri risk hari na Siri hari na Siri hari Deusi na Alphonse twahira atipe ko bashimuse koko Alphonse twahira amazi yitoyasha urangije agiye uteruye kuri radio 10 hafi ya yose kabisa ese wibuke ko n'uwitwaga Yvonne bari bamutwaye hari Yvonne Karugenge yagiye sinzi yagiye urumva naba icyo gihe umuntu utarege ni Anta wenyine abandi bose baragiye abashoboka bose bashoboka cyagiye bari naho ubundi roka kuri buriya Kazungu yerekanye ko ari umuntu uzi ubwenge man Kazungu azi ubwenge gato ngende ndeka nkubwire ndi kubona ari indyarya pe naga ari uburyarya Kazungu ndi kumubona nk'indyarya umva ubwiso yantangaje cyane biriya bintu n'ubwenge yatengushye Karenzi cyane naga kumutengwa naga urwana rwagushyira mu ntambwe man Kazungu nk'umuntu mukuru w'umusiniya ubayeho mu gihe kingana gutya wabonye ibintu byinshi man umuntu abwira ngo yabonye yari igikombe cy'isi cy'cyana n'umunani akurumva uruva experience wo muri Axel yarakirebye se namuvuga ko yakirebye we none akubwira ko ahereye ahubwo Kazungu banza ari byo muri 82 kabiri yaterera n'umunani ndumva shoro ngo guherizane uruva experience umuntu afite rero reka mubwire ntago umuntu w'umwana nkuriya yaza agashyira umusaza nk'uri w'inararibonye ngamushyire muri man uzumve Kazungu erega iki kibuga hano kigeze umugore kamubwire gato ni ukwitonda pe none se ubu Kazungu wamunega cyangwa wamushimira Kazungu se nge namunenza gato yatereranye boss ntago yamutereranye yamutereranye bro reka ubwize kuri kw'Imana ntago nge nkubeshya ndakubwiza uko Kazungu yantangaje oya Yesu we yantangaje cyane ibintu Kazungu yakoze ibintu bimeze kuri biriya nibyo oya umuntu niba ari boss wawe ariko niba ari boss wawe buriya reka nkubwire gato agushyira mu ntambwe se buriya reka nkubwire hari ikintu Lorenzo yavuze ngo ngiyewe simfata uruhande rikara itamubwira niba udafata uruhande ubure uratugambanira uzi ikintu barashatse kuvuga ni Kazungu bari bashatse kuvuga uzi ko ari Kazungu hari nyine
bitwaye iki se? ni Kazungu bari bashatse kubwiriramo ndetse bahita banabivaho ariko ari Kazungu bagize gute. ubundi umunyarwanda yaravuze ngo isoni zirisha uburozi. Kazungu yanze kugira isoni ngarya uburozi. Urukumva abe buri ya bose yabarebaga ati nkubizi nzana ubu ziragira ngo ngenze mvuga iki. None urasubona buruzi ngano Kazungu yaza akavuga bari gupfa nka miliyoni 30 50 80 iyo saga ariko se niba ari ibyo ngibi ikintu cyantangaje miliyoni 6 ikintu cyantangaje nge ngahita ntinyama kuvuga ngo ibyo ngo ntago narimbize ngo byagenze gute ngo munsubiriremo kandi babaze kesa hari kesa bayivuza hari natinya nawe nukubanenga nyine nati nukubanenga. Kazungu we watengushye Karenzi kabisa. Kazungu ndagushyigikiye wamutengushye Kazungu ndagushyigikiye umwana nakagushyire mu ntambwe kandi umusaza ukuzura inararibonye ibyo ni ibintu by'ibyana uramureka kaza aho gakabwanuka. None se Tadeyo ni mutoye nyine ibyo nyine nkubwira nyine Kazungu nako akiteranya n'abasaza bagenzi be urumva ngo ni hejuru y'urwana oya ese ubwo wowe turwana ni kayunuri yake cya gipeti gishaka gushyira mu ntambwe urumva kadushimira abantu twigende ewana mukomeze mudukunde mukurikira ibiganiro byacu mukande subscribe kandi ndetse munasharinge yewe kandi ibitekerezo byanyu ntibibure. Nge nitwa Gakuru nari kumwe na mugenzi wanjye Gatoya. Ibiganiro byacu nagaruka muri Imana bane namwe shalom. Ibombo Claver Nindyadya.